Ibazo byuke mu gitondo cya kare ukabyuka ugahamagara inshuti yawe ugasanga ntabwo iri kwitaba telefone. Ukayihamagara ugahitamo kujya kuyishaka. Wagerayo ugasanga inzu ye irarangaye cyangwa inzu ye irafunguye. Mbere yo kwinjira ujye gushaka inshuti yawe ukabanza ugahamagara polisi. Do you think that makes sense? I don't think it makes sense. But Hello, you're welcome to my YouTube channel. This is a crime story with Debby. Hello. Yours. yes, good morning story time na Debby. Iyi ni inkuru y'umukobwa witwa namulinde wari umu TikToker, influencer, Instagrammer, umuntu like yari umu yakunda kwitembera cyane, yahoraga muri first class, yari yaragiye mu bihugu byinshi bigiye bitandukanye, London, France, mu bihugu byinshi bitandukanye nabigezemo. Ubu akaba yitabye Imana mu cyumweru cyashize, bamusanze mu nzu yapfuye ku itariki 4 z'ukwezi kwa kabiri. So ni inkuru mbazani. So nababwiye ngabazane yitwaga namulinde, akaba ari umukobwa nyine abantu bose bamuzi, yari afite aba followers birenga 200 on TikTok, Instagram I'm not sure, but hose yari afite abantu bamukurikira, afite inshuti, yari umukobwa nyine yabaga umukobwa w'umugandekazi. She was actually very, very cute. For me, she was beautiful, like very beautiful. She was so cute and everything. Oh my goodness, she was actually very beautiful. For me, she looked cute, slim, small. Akaba ari umunyeshuri yigaga mu Makerere University muri kaminuza niho yigaga, ariko akaba aratuye muri apartment, ari naho abantu benshi bagiye batura mu magambo menshi agiye aturuka. So ukuntu byagenze rero, ati umushuti we ngo nyine yari umukobwa akunda kuba ari muri telefone, ntabwo ashaka kumuhamagara ngo umubure, yari umukobwa wandikiraga akahita gusubiza, nyine yari umukobwa uri twese turi addicted kuri telefone zacu. So umunsi umwe rero umuntu arabyuka, umushuti wiwe ari we wanagiye kuri police ngo aramwandikira, aramuhamagara, telefone ye ntiyacamo. Telefone ye ngo ntayitabe. Arangije igira inama yo kubyuka, aravuga ati kangende ko yabaga cyanja muri what the name of the apartment, name of apartment ntabwo nyibuka neza, but Nicholas cyanja like a wempe, aho sindahaza, aho sinarahise. Urumva ajyayo, agezeyo asanga azamuka kuri floor ya mbere, ya kabiri, ya gatatu, ya kane, kuko ngo namulinde yabaga kuri floor ya kane. Arazamuka ageze hejuru asanga inzu ye irafunguye. Inzu ifunguye nyine ngo yumva bimuteye ubwoba, biramushishe bitewe n'ukuntu umukobwa yari yamuguze n'ibiki byose. Ariko none nkibaza bigushisha gute man, bibaho kubura anyway. Urumva arangije ngo abantu bamugira baramubwira ati before yuko winjira, first call the police, then umara guhamagara police ubabwire ibyo usanze cyangwa ubabwire ukuntu bimeze, then police niramukije niho turi bushobore kwinjira muri iyi nzu. Umuhungu actually bavuze ko ari umuhungu, ko nasonye kuri newsletter, kuri New Times nasanze ari boyfriend w'iyo ngo imyaka 33, but I don't remember, but ni boyfriend w'uwo imyaka 33. Nibyo amazina sinyibuka. Arangije ngo bahamagara police, amaze guhamagara police baraza barinjira. Bamaze kwinjira basanga umurambo mu cyumba uryamye wubitsinda, like nyine yaguye gutya, yaguye abanzu nyine umutwe. Bamaze kumubona nyine bamujyana muri morgue, ibintu nyine barahise baramenya ko umuntu yitabye Imana yapfuye, ariko ngo basanze yakubiswe. Nyuma yo gukubitwa afatwa ku ngufu, nyuma yo gufatwa ku ngufu baramuniga, nyine yishwe no kuniga, like strangling, nicyo cyamwishe. Amagambo yatangiye gucecekana ku mbuga nkoranyambaga, yari slay queen, umugore yaratwariye umugabo niwe wamwishe, things, ibintu nyine bavuga ibintu byinshi cyane biteye n'isoni, ku buryo nge I was like what do you mean? Umugore yaratwariye umugabo. So none se imbara yamutwariye umugabo, ni ngombwa umuntu yagutwariye umugabo uramwica? What? Koko ndiyoza anyway. Ariko police ivuga ko ari umuntu yari yafashe, ari we security waho hantu yaratuye mu gitondo cyo ku itariki 3, uko mu masaha ya kare bamufatanye suitcase ebyiri zirimo ibintu by'abagore, harimo iPhone 17 ya silver, harimo telefone ya Samsung, harimo
ama handbag like amashakoshi meza ahenze, harimo imisatsi, harimo imyenda, harimo ibintu byinshi bigiye bitandukanye, after even the laptop bag. The same on third, ku itariki 3 baramufata bagira ute baramufunga bamuziza kwiba. Polisi rero ngo bibihuza ko ibyo bintu bari bafashe byari ibya Diana Skyz, bari bafatanye n'uwo muntu uze uwo musekretari bamufatanye nyine byari uby'uwo mukobwa Diana Skyz. Abantu rero batangiye kuvuga ati security akaba yaramwishe, sekirite byaragenze gute? None abantu bakavuga ati ashaka ko secretary amwibye, ahubwo security yaraje agasanga umwana amaze kwitaba Imana agahitamo kugira ute kumwiba, akazindamo kwiba ibintu akabitwara. Inshuro rero zimaze kubimenya batangiye nyine bamujyanye muri morgue, ari naho babonye ko yafashwe ku ngufu, bamubonamo like few z'abagabo, bamubonamwe sorry excuse me aranamwe ngo ngengire umwifato, excuse me bamusangamo nyine ibyo by'abagabo, bamukubura bari kushaka nk'ibimenyetso. Nyuma ngo baza gufunga abantu babiri, bari nyine abantu babiri bafunzwe bahurwa nyine urupfu rwiwe, harimo na wa musekirite. Ubwo ni batatu nibo bana bamaze gufungwa. Ibyo rero ntabwo ariho byarangiriye. Abantu ku mbuga nkoranyambaga batangiye kuza baravuga abasire queen murya abagabo amafaranga this and this. Uyu mwana ari umusire queen mbwira ukuntu 24 aba muri mu nzu ya miliyoni n'igice ni ibihumbi magana. Miliyoni n'igice by'amagande ni nk'ibihumbi 500. Actually twese tuzibamo izo nzu, nta bantu benshi bazibamo, njye nagombamo, ariko abantu bazibamo kandi bafite akazi gasanzwe. Anyway, apartment ngo ya miliyoni n'igice cyangwa miliyoni 2 z'amashiringi. Then akaba nyine ngo yari afite ngo yaragendaga mu modoka nziza, nyine abayeho ubuzima bwiza. Byongera kuba ikibazo rero igihe bajyaga kugira ute gushyingura. Bajya gushyingura bageze basanga ntago ari abakiri. Abantu ku mbuga nkoranyambaga baraje, bro, I was so disappointed. I was like, what do you mean? Ngo abaga muri apartment, reba inzu babamo, reba ibiryo batekeye, reba this and this. Man, it was too much, like too much. Urumva byari bifite ubwoba ngase abantu bundi bagira ubwenge. Umuntu yapfuye umwana w'imyaka 20 n'ubundi yubakira inzu iwabo gute? I don't understand. Umwana w'imyaka 24 yafata amafaranga wo kuvuza ukuntu kubaka inzu bihenda, wayishyura ukayibamo, ariko ntiwapfa kuyubaka kuko rwose inzu irahenda. Ibyo nibyo bintu biri ku mbuga nkoranyambaga, and I had a lot of stories. Noneho byatumye ntangira kwibaza rero, reka mbahe what I think about this story, and byatumye ntangira kwibaza ibintu byinshi. Naribajije ko ku itariki 3 best friend we cyangwa uriya muhungu nyine ngo ari boyfriend we waje kugira ute, waje kuregera polisi ko yavuze ko yamuhamagaraga ntiyitabe, sibyo? Kuko uyu mwana no ku itariki 3 yari yapostinze, by the way yari yapostinze video and again ari video yari igeze ari nakandi yari yagize ngo uyu mwaka sofa amaze uyu mwaka kufatanya nyine kubaza abagabo 17 papa siye ngo nukubaza abagabo 100. Anyway, maybe byo basaga byo byamwicishije, who knows? Ntabwo twe tubizi, ntabwo turamenya amakuru, ntabwo baraduhereza nyine amakuru, ntabwo baraduha polisi, ntabwo baraduha amakuru afatika. Urumva ukibaza ngiye mfite inshuti yanjye, this is what I think. Navuze ko niriwe nyihamagara cyangwa niriwe nyishaka, nayishatse ntabwo ndi kuyibona, nayibuze. Then instead of kujya gushaka inshuti yanjye, ngiye guhamagara polisi. Like what the hell, what do you mean? Ndajya guhamagara polisi y'iki kandi nageze ku nzu y'umushuti wanjye? She is my best friend, she is my good friend, maybe she's my girlfriend. Umuntu w'inshuti yawe mbere yo guhamagara polisi n'ibiki byose uhamagara polisi kwa kusanze urugi rufungwe, instead yo kwinjira ngo ujye kureba inshuti yawe ko imeze neza, ibibazo n'impamvu urugi rufunguye, ukabanza kugira ute kujya. I don't get it. Ngiye byo ndago byumva na n'ubu sindabyumva. And again, ejo bundi nyuma ngo yo gushyingura, nyuma yo kumushyingura n'ibiki byose, uriya mushuti we mwabonye umukobwa uri kurira cyane ku mbuga nkoranyambaga, ari we w'uyu bamwita Lydia. She was crying so much, like they were best friends, they are this and this, like she was crying ngo yari manager wiwe, yari this and this and this. That girl bivugwa ko nyuma
y'ikiriyo cyangwa nyuma yo kushingura Diana Skyz batangiye kugira gute batangiye nyine kuvuga batangiye we n'undi muhungu witwa Shafik. I think that's actually the boyfriend. That's what I think. Simbizi neza ariko nimubifate nk'ukuri by the way. Yeah. Ariko Shafik na Lydia batangiye gushaka password ya telefone yande y'uyu mukobwa. None ukibaza bari gushaka telefone y'iki? Kandi telefone barayifashe iri kuri police, barayifatanye wa mutipe bavuga ko wamwibye. Nanone nkibaza umuntu wari kumuhamagara before wari kumushakisha wandi wagiye guhamagara police ko yavuze ko yamuhamagaraga ngo ntiyitabe yamuhamagare kwihe telefone ko telefone ye yari yibwe n'amasim card ngo kuko narabisomye muri report ya police n'amasim card yavuyemo. How did you call her? Wamuhamagaye gute? Man, inono ziri fishy, like everything about this story is abandi bakavuga ngo ni umugore yatwariye umugabo wamwishe none ngo ari n'umugore ngo ibyo ni story n'umfishe ariko zo ntago that's not true, cyo ni igihuha ntago ari ibyo. Ari umugore wajya kumwandikira muri comment section ye uzamvire ku mugabo wamvire ku mugabo bivuga ko ari wamwishe. None nkibaza uwo mugore niba ari wamwishe ni nawe wamfashe ku ngufu. None se uyu mugore niwe wishyuye abantu ngo bamugire bamufate ku ngufu no bafite ufunga ngufu baramwice. None banamwibe se. None se tuvuge ko uyu muntu uriya muzamu atari wamwishe ibintu yabikuye hehe? Ari amasuitcase abiri y'ibintu bya Diana Skyz yari yibye. Tell me yabikuye hehe? Man, this story is fishy. Like I'm school, I've been on internet for days. Ndimo ndashakisha, okay, what happened? Who killed her? Man, it's too much, and I don't understand. Anyway, I will be giving you an update. The time I found one, I will give you the update. So by now that I don't have an update, please subscribe, share, and tell your friend. I know you have brain. I know you have a lot. So guys, that was the story. Have a good day, and have a good night because like posting every day. Have a good night wherever you are, and yeah, Imana kurinde, Imana kugirire neza in Jesus' name. Amen. Bye bye.